muvuge amen. Musabe cyane muri iyi minsi umwuka wera. Urugo rwawe ntiwaba ntabwo warubamo udahawe imbaraga z'umwuka wera. Abana bawe muri iyi minsi biragoye udafite imbaraga z'umwuka wera kugira ngo wihangane byakurusha byakugora. Hari ibyo yabonaga bagombaga guhabwa bari bakeneye bari badafite. Arambwira ngo ibyiza ni uko ngenda bigeze kumucika bajya kuroba kuko bamukurikiye babona bazi uko bakurikiye umuntu w'umugabo. Iminsi bamaranye yose babona ntahindura ikanzu, babona inkweto n'izimwe ntabwo zihinduka. Petero yari azi kuroba abwira bene Zebedayo arababwira ngo munkurikire mbereke aho tujya. Nasize muparitse ku mwaro kandi nzi igihe bafatira amafi n'amasaha bayafata, zikujugunyamo urushundura ntacyo tuzaba. Baremera baramukurikira basigaye ngo bagereyo biriremo ngo bararoba ngo bakesha ijoro baroba ariko ntibagira icyo bagira ute. Yesu arajya kubashaka, Yesu aratuzi azi n'aho tuba, mumuhereze icyubahiro. Reka nsubireyo njye kubareba ne kubatakaza nsubire kubashaka. Naho hari umuririmbyi w'i Kigali muri korale yo mu Gatera ngo amafi yabwiye ba Pete ngo yarababwiye ngo ko twari turi muri iyi nyanja umwami w'abami abahamagara akabaha umurimo wo kuroba abantu, none mugarutse muti amafi barayabuze, amafi arabihisha kandi arimo ngo abageraho bakesheje ijoro baroba. Arababwira ngo hari icyo mwabonye? Bati dada nta kintu twigeze tubona. Arababwira ngo impamvu mutafashe ni uko mutakiri kumwe n'umwami, muriho munarobera ibumoso. Mureke kurobera ibumoso musubize iburyo aho Yesu ari. Aho Yesu ari biremera ngo bajugunye iburyo ngo barongera barafata. Hari ibyo bari bakwiye rero, hari ibyo bari bakwiye. Ntabwo twakwitorera kubera imitsima n'inzara ibamo ntakamushore kubona ako kanya ku ruhande. Ntabwo twaje kubera imitsima. Hari igihe iyo mpamvu imitsima ikabura tukayuzwa ariko tugakomeza tukabwira kubera imbaraga z'umwuka wera. Ntabwo twaje n'ibisubizo gusa, hari igihe ibisubizo bibura ugashaka impamvu usenga ukayibura ariko kubera imbaraga z'umwuka wera ugakomera. Abantu benshi bafite ubukene bw'umwuka wera, baje muri korali bazi yuko ari ukuririmba gusa. Muri korali ntabwo ari ukuririmba gusa, habamo n'ibigeragezo, habamo n'abantu babagerageza. Benshi baranditse basezera ngo barabavuze ngo barabagora ngo barabatutse. Mwaje muzi yuko ari umunyenga, ntimwasaba umwuka wera. Udafite umwuka wera ntiwayibamo ntiwaririmba. Pole sana abantu bavuze kuza. Nagira ngo mbwire Yeremiya yabwiye Imana arayibwira ngo ntabwo nzongera kuvuga. Yaravuze ngo mwaranshutse nemera gushukika. Imana yabwira ngo nzafata agahanga kawe ngahindure intosho bazajya bakwitaho ntacyo uzaba. Iyo ufite umwuka wera niyo bavuga agahanga kaba karabaye intosho bakwitaho ariko ukagira ute ugakomeza. Uvuge cyane amen. Ndimo ndavuga umwuka wera muri iyi minsi. Haleluya! Amen. Hari ibyo bakwiye guhabwa, hari ibyasezeranyijwe bakwiye kubona. Arababwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nagira ute. Muze gusoma iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ibyo yavuze barabibonye. Bajya gutegereza mu cyumba cyo hejuru i Yerusalemu kuko ryari itegeko. Yarabwiye ngo nagiye ntabwo tukiri kumwe, njyewe nagiye nsubiye kwa data. Ntabwo muzashobora kuba ku isi, isi ntabwo muzayibamo mutarahabwa isezerano. Mugende muzamuke muhabwe isezerano, mutegereze ibyasezeranyijwe, ibizababashisha kuririmba, ibizatuma mushobora kubwiriza, ibizatuma mujya i Samariya n'i Yudaya no mu mpera y'isi. Mugende mubitegereze, nimutabibona ntimuvemo. Wategereza iminsi 10 wa 10 umubiri urabatunga. Babandi bari baragize ubwoba batinyaga kuvuga. Petero niwe wasohotse mu ba mbere. Petero yari igishwi nubwo yavugaga ariko yari amagambo gusa. Hari abantu tukabona ari amagambo gusa
ikigeragezo byaza tukabona burya ntacyo bari cyo hari abantu bagira amagambo hari abantu bagira amagambo we akaza hano akatwereza akatubwira Imana akavuga Imana ariko umugore arwara akamera nk'aho ari iki y'amasaka akubitwa n'umuyaga agahita aryama hasi yahura n'ibigeragezo ntiwongere kumubona mu rusengero aba ari amagambo gusa. Petero niwe wasohotse mu kuba uwa mbere kuko ntabwo yari akiri amagambo gusa, bari bahawe imbaraga. ariko abituma muranyumva umugisha ntabwo yari amagambo gusa. Petero yarasohotse barandi bamubazaga cyane barandi akanye Yesu bamubajije hari abantu mu bihugu 122 bari baje n'indorerezi bari bahari bose ibyapa barimo kubipeka barimo kubipinga ngo baravuga indimi z'iwabo bari baturutse mu bihugu 100 bumva barimo baravuga indimi z'iwabo kandi ngo baricishije babafataga nk'injiji batize ngo ntabwo bari barize niko babafataga nk'abanyacyaro se baruba batari bazi ariko ngo bumva bari kuvuga indimi z'iwabo ngo barangije ngo barasa ngo barababwira ngo mwasinze. Petero mu gitondo saa 3 arababwira ngo ntabwo twasinze. Nyacyagiye ntavuga nari ntaraba umugabo namaze kuba umugabo wawe mwishe mukamubamba nimukoze ibigiri atangira guhamya Yesu kuko yaramaze guhabwa iki imbaraga z'umwuka wera. ntibakurenganye utarabatizwa utarahabwa imbaraga z'umwuka wera guhamya Yesu biragoye. Guhamya Yesu biragoye. Wa mubyeyi guhamya Yesu biragoye utarahabwa imbaraga z'umwuka wera. Uwo mwuka niwe utuma duhamya. Utarahabwa imbaraga z'umwuka wera byakurusha byakugora guhamya Yesu. Reka mvuge imwe mu mimaro y'umwuka wera. Umumaro w'umwuka wera, umumaro wa mbere w'umwuka wera, umumaro wa mbere w'umwuka wera, umwuka wera, umwuka wera, umwuka wera arahindura. Umuntu mwicara kugira ngo umwuka wera arahindura, umwuka wera arahindura. Niwo mumaro wa mbere w'umwuka wera, icyo Abafaransa bita transformation. Umwuka wera arahindura. Niba umwuka wera atageze guhindura, niba umwuka wera ataguhindura, nta muntu wamushobora, byakugora, byakurusha. Umwuka wera arahindura. Niwo mumaro wa mbere w'umwuka wera. Umuntu wahuye n'umwuka wera arahinduka kandi agakiza egari guhinduka. Igisobanuro cy'agakiza ni uguhinduka. Niba utarahindutse ukeneye kubatizwa, ukeneye izo mbaraga. Agakiza ni uguhinduka. Pawulo ari muri Efeso mwasanga abigishwa ba Yohana barababaza ngo niko mwahawe umwuka wera mugitangira kwizera. Baramubwira ati ntabwo twigeze tumwumva. Mwabakuwe mu batizo. Baramubwira ngo twabatije umubatizo wa Yohana. Arabwira ngo Yohana yababatije umubatizo wo kwihana iki wari wo kwihana, ariko inyuma ye hari undi wari ukurikiyeho we yagombaga kuza akabatirisha umwuka wera, akabatirisha umuriro. Nuko ngo barangije barabwira ngo twigeze tumwumva. Abakunze cyane narabakunze rwose bavugishije ukuri. Baravuga ngo ntabwo twigeze twumva umwuka wera, ntabwo twigeze twumva umwuka wera yaje. Bariza umuntu wicaranye niba hari akantu yumvise. Ariko aba bantu bavugishije ukuri rwose batandukanye n'abiki niyo yakoze ibyaha agira kugira ngo ahatuke azimanganye ibimenyetso umwe tumumenye ariyaranje akavuga ko dududu. Ariko abantu baravuze babwiye Pawulo ngo ntabwo twigeze. Pawulo amenya umuco bafite ngo baramuraho ibiganza ngo buzure iki? Buzure umwuka wera. Amen. Haleluya. Umwuka wera umumaro wa mbere ni uguhindura. Niba atarigeze guhindura, Pawulo
bagiye gusaba kugira ngo barenge. Hanyuma ngo ari mu nzira i Damasiko ngo yumve ijwi rimuhamagara. Ijwi rimuhamagaye ngo Sawuli, Sawuli, mundenganyiriza iki? Aravuga ati urinde Mana, urinde. Yumva ijwi riramubwiye ngo none jya kwa Ananiya akurambikeho iki? Ibiganza. Wageze kwa Ananiya asanga Ananiya yarishuriwe n'umwuka ngo amuramburaho ibiganza. Bibiliya ivuga ngo bisa n'imboneranye bimuva ku maso ngo yuzuye umwuka wera. Uhereye uwo munsi atangira kubwiriza ubutumwa yarwanyaga, atangira kuvuga Yesu yarwanyaga, atangira kubwira abantu. Niyo mpamvu mu butumwa bwa Pawulo aho yageraga hose yabanzaga kubwira ati ndi Umuroma, narenganyaga itorero ry'Imana, ni njye wa wundi wabarenganyaga, ni njye wa wundi wabagiraga gutya, ni njye wabashyiraga mu nzu z'imbohe, ni njye wabafungishaga, ni njye wabakubitaga, ni njye wabicaga. Bati none se byagenze bite? Bati byagenze bite? Arambwira ati umunsi umwe ndi mu nzira i Damasiko nahuye n'imbaraga zitari imbaraga z'ibirayi, zitari imbaraga z'umuceri, imbaraga zo mu ijuru zirambigisa nikubita hasi ndigaragura, ibibwira biraza nyoberwa honi ngenda ndindagira ntasahogana. Uwo munsi njya kwa Ananiya andamburaho ibiganza, ngiye kumva nuko nuzinguka we ntangira kubwiriza ubu butumwa. Nanjye ntabwo nzi uko byagenze, hari imbaraga zambwira. Amen. Abantu turi kumwe mu byamamaye. Bantu bo mu Kabeza naje kubabwira ko polisi itazabahindura, naje kubabwira ko gereza itazabahindura. Nibyo naje kubabwira. Ntabwo muzahindurwa na gereza. Igisambo bagifunga kiba bakagikatira imyaka ine cyayimaramo bakagifungura. Abo kibaga bakavuga ngo cyagarutse, bagahita bakura ingufuri nyinshi, kuko ntabwo gereza yahindura umuntu ngo areke kubihindura. Umwuka wera nibuza agakoropa umuntu akamumaramo urumogi yanyweye, akakumaramo inzamba n'imbetezi. Pawulo yavuze ngo umuntu ari muri Kristo Yesu baba ari cyane mu gihe ngo ibya kera ndashimira umwuka wera waduhinduye. Nta bantu bari kugushobora, nta muntu wari kugushobora. Umwuka wera arakoropa, uvuge ngo arakoropa, Yesu arakoropa, arakweza, arakutunganya. Umuntu warwanaga amaboko akayakura ugasigara uri umugwaneza. Hari abantu dufite hano bari mu rusengero bakirahira abasiga, umuntu umwana w'umusiga ntabwo wigeze guhura n'iki n'imbaraga z'umwuka. Uri umwana w'umusiga, ntabwo si ko umwuka wera ari udutakisha ko turi abana b'Imana. Ngo umwana w'umusiga haba ngo yanakurangiza yanakwica, kuko ntabwo yigeze ahinduka. Ntabwo yigeze ahinduka. Umwuka wera niwe uhindura. Transformation, impinduka zose zizanwa n'umwuka wera. Reka nabwire, ubu ngubu uri kujya mu mujyi kuri gare uba werekera. Iyo uhindukiye uba utakiri kureba kuri gare, uri kureba i Nyamagabe. Siko bimeze? Kandi uburebe bw'inyamagabe, ntabwo uri kureba ibyo mu mujyi, ibyo i Huye cyangwa se ibyo kuri gare, kubera ko wagize ute? Wahindukiye. Abantu benshi barahindukiye ariko ntibigeze bahinduka. Guhindukira bitandukanye no guhinduka. Barahindukiye bareba bafure, bareba ibiturisho, barahindukiye baza mu rusengero. Yego nyine barebaga mu kabari, barebaga inkingi ariko ntibigeze bagira ute? Guhindukira rero no guhinduka biratandukanye. Niba warahindukiye ukava mu byo wari ukwiye no guhinduka ugahinduka, nta kindi cyaguhindura uretse umwuka wera wenyine niwe ubasha kuguhindura ukaba icyaremwe gishya. Atari umwuka wera nta mupasiteri wakwigisha, nta wamushobora, perezida wa korali ntiyamushobora. Umwuka wera ataramuhinduye ntabwo babashobora, ntibabashobora. Haje n'ibibazo bikomeye, ntabwo babashobora. Baretse gusengana n'urubyiruko ndabatungura nyakane turimo dusutama muzabatungura abantu badafite umwuka wera. Turane ibitambaro bakurimo dusanga bamwe barasutse.
dusanganira ituta basaba imbabazi bamwe barabona mu baririmbyi tumwari ntabwo tuzongera tubabarire ntimubibwire perezida umuntu utarahindutse atinya perezida ntatinya iki atinya Imana mukawe mpobera umuntu wicaranye cyangwa ukabubatizwa mu shaka twabonye abantu babatizwa mu mwuka wera bafite amagerere mwuka wera bategeka kuyakuraho barayogosha amagerere abantu baba barasa mwuka wera gukubita wicaye akubita mu rusengero mwuka wera ukihana ibyaha wari warahishe utigeze wihana mwuka wera gukubitira mu buriri ukarira bimwira bikaza umuntu w'umugabo mwuka wera Mufuje mama. Amen. Haleluya. Amen. Kigeze kutamwifuza gutuma muri gereza neza. Kigeze gukorera yo kuvuga gutuma. Hari mu bihe nk'ibi bya passport. Hanyuma tubwiriza baba bakuzwe. Icyo gihe tugira umugisha mwuka wera abantu barabatizwa. Abantu barabatizwa mu mwuka wera. Mwishanisha bakoze muri icyo gihe ababatizwa mu mwuka wera ibipimo by'abantu bihana bari barakatiwe bihana bakemera ibyaha bakoze byarazamutse bijya hejuru kubera ko abantu babatizwa mu mwuka wera baratubwira bati umurimo mwakoze urakomeye cyane burya mukimara kuhava twakiriye abantu benshi baje kwirega no kwemera iki ibyaha kandi bari bafite abavoka barafata abavoka ntibarorere mwuka wera yagize ute mwuka wera ataraza ntawacu nta muntu wagushobora umumaro wa mbere ni uwuhe agira ute agira ate arahindura turashimira Yesu watoreje umwuka wera guhindura umwuka wera arahindura iyo yaje ngo Bibiliya yatubwiye muri Yohana ngo azatsinda ab'isi abemeze iby'ibyaha ntabwo wakwemeza abarokore basigaye baburana amahoro akaburana amahoro agashaka n'abavoka umuntu wahawe umwuka wera ntabwo byagenda bityo akaburana amahoro Yesu we ari umurokore n'ukuri agashaka avoka kandi azi ko abeshya akabura umumaro wa kabiri haleluya mu Baroma 8:16 twahavuze hatubwiye mu mwuka wera ahamya ko turi abana b'Imana umwuka wera umwuka w'Imana ubwe ahamya n'umwuka wacu ko turi abana b'Imana niwe uduhamiriza ko turi abana b'Imana iyo umwana amaze kuvuka iyo umwana avutse nta wundi muntu umuhamiriza uretse umuganga niwe uhamagara umurwaza kugira ngo azane twahita iki kwimenya icyari umwana yavutse avutse n'umukobwa umwana aguze uturoze akazana uturoze bakambika umwana n'umuganga wenyine avutse umumaro w'umwuka wera niwo uduhamiriza by'uko turabana n'iki yananiza amakuru turabana n'Imana uko tuzasa ntiturahishurwa haleluya ngo Yesu arahishurwa tuzasana mwuka wera niduhamiriza ko turi abana b'Imana bariza umuntu wicaye mu wavukiye niba umwuka wera atarahamya ngo ahamye ko umwana w'Imana ab'umwuka basa biravuga ngo ikibyarwa n'umwuka nacyo n'umubiri nacyo ni iki ni umubiri maze kugira ngo umwuka wera niyo kashe twarakijijwe abo twasangiraga amayoga abo twabanaga mu tubari abo twagendanaga
abo twari turi kumwe baduteye iminsi baravuga ngo buriya azamara ukwezi kumwe, ngo ni inguzanyo yafashe, ngo nta mafaranga gifite yo kunywera, ariko twari twakiriye umwuka wera. Njyewe mbatizwa narakiriye umwuka wera ntarabatizwa mu mazi menshi. Kubera iki? Nihana njyewe ubuhamya bwanjye wenda nzagaruka mubahe, cyangwa wenda nigeze kuvugaho gatoya. Njyewe nihana ntabwo nabwirijwe mu giterane, nta giterane cyabaye kugira ngo bambwire, ni umwuka wera waje mu buryo bw'amahoro. Kandi nari naraye mu kabari, nari naraye nyoye, nari naraye nsinze, nari nanywa inzoga nasinze, nasinyweye umusaza yari mu mujyi. Hanyuma mu gitondo kare kare ndi gutaha kutaracya mu rukerera, igihe mujya muri bibature, niho nagiye ngera munsi ya Adeperi Muhoza niho yari muri Musanze mu mujyi. Hageze inzoga ziranganza ndaryama, ndyamye haza abakecuru batatu basengeraga ku Muhoza, bari bagiye muri bibature, baraza bangezeho bagira ngo ni umuntu wahapfiriye. Barangije ikintu nibuka ko bagiye bangamburaho Bibiliya hejuru bari kunsengera. Nibuka amagambo bansengeraga, baravugaga ngo Mana, ngo turagusaba, barakora maze gusenga, turakwinginze ngo ye gupfa, ngo aciwe inzoga, ngo aciwe itabi, ngo ahubwo azaba umukozi wawe, ngo azabwirize mu Rwanda, ngo abwirize no mu mahanga. Bashimira Imana, ibi byarasohoye, ibi basengaga bavuga, ibi byarasohoye. Ngo turakwinginze ngo yipfa, ngo aciwe inzoga gutya, Imana ibidufiteho ubuganga, ngo ye gupfa. Numva barimo barasengera gutyo, barimo banyaturahana amagambo, ako kanya mpita niseganya ndahaguruka. Buriya nta muntu utagira ubwoba, bagira ubwoba bari bazi ko napfuye, bahita birukanka mu rugendo. Nanjye mpita mpaguruka ndiruka ndataha. Uhereye uwo munsi umwuka wera aramfata. Narize ibyumweru bitatu ndira, bakazana ibiryo, naje kurya amarira akamanuka. Nari narangije konje nsubira icyangombwa aho nakoreraga. Ngeze ku kazi, abahungu twabanaga bakanjyana mu kabare ngo bajye kungurira inzoga, bafungura kuri nyusi najya kuyinywa nkarira, ngahita mpaguruka nkabasigamo. Abo twaranaga barasengaga, basenga bakarekeraho bakaryama, njyewe ngakomeza nkarira. Nabyukaga mu gitondo ndira, ndiriza umunsi ndi kurira. Nagiye no ku kazi ndira, n'abantu bambonaga baravuga ati umuntu ashobora kuba afite ibibazo by'iwawe, naho umwuka wera yaraje. Abahungu twabanaga bari barahawe umwuka wera, baravuga ati barahishurirwa, baravuga ati uyu muntu ashobora kuba yarafashwe n'Imana yamufashe. Bahita banjyana mu cyumba ku Kacyangugu, ahantu basengaga habaga gurupe bita Rehobote, bahita banyinjizamo baransengera. Kubera uwo munsi nibwo nihanye ibyaha byanjye, nakira umwuka wera ntarangira ute, narabatizwa no mu mazi menshi. Rero iyo utarahabwa imbaraga z'umwuka wera, uba ukiri umugesera, ukiri umubanda. Udufite abantu babamo hano mu Manyamoko kuko ntibigeze bakira Roho Mutagatifu. Ikinyama akumaramo ubugesera, akumaramo ubusindi n'ubugiginya, akumaramo umubanda, abindi by'iwacu byose akabikoropa akabikuramo, ugasigara uri cyane mugisha. Abantu bakubonaga kera mwahura bakavuga ati umuntu ufite umushinga uzi warakije, uracyatukana ntabwo urakira.